Halo. Sha muhungu nanjye nta kuntu meze ibibazo byambereye ibibazo. Sha papa yapfuye ejo bundi. Na mama ni indembe. Nanjye ubyumve nyine barangonze ubusimbasha no kuvuga. Sha ibintu byabaye ibibazo gusa wa muhungu. Sha abantu b'iki gihe namuhe mu kigira kweri. Nibibazo byose nkubwiye na 50 mpaye. Zuko wagira ngo dusangiye umugore. Yewe. Kakubizo. Urumubyeyi Maria, urumubyeyi Maria. Urumubyeyi Maria, waduhaye kaduha TV, urumubyeyi Maria. Urumubyeyi Maria. Pastora mufitese karamukana amazirano kimwishesha wa mwana w'inzoka. Pastor bito byawe Asha mamwangu yameyoga n'amatabi cyangwa mamwangu yitineri. akubwo pastor umoyi Ubwo burofa bwawe warwana we. none se pastor wahinduye izina pastor nakwisuhuriza Mutaho gisuzanyo. pastor shashimwe Ashimwe kwa nyako ko mwaraye muri. Amafaranga yo gutura ufise? pastor nayo Tugakubwa n'umuri. Hayemi temi bami. bite byawe Ntago ari byiza mubyeyi. amafaranga yanjye uyu munsi ndava hano yamaye Kandi nari nabivuze ibibazo man, ibibazo ngewe bizanyica koko. Ibibazo bizanyica. Mutse amafaranga ndayakuraye koko muze. urayakuraho sibyo urabimbwira Ese ubundi wavuze wicaye koko. mbese byagenze Ese muze ngerwa mwene Bibiliya ko kuboneka amafaranga yawe ndaya. Bibiliya senda bigaburira umuryango abana banjye barayibyara uri kwirizwa iki ko ndava hano yamaye Ese koko mana Ko nagukoze bitarashoboka. koko mana. Ngaho umwana wanjye arapfuye no kubitaro baramunyimye. Madamu wanjye ararembye. None mana ibibazo koko ibibazo ni iby'iki koko mana we. kura yamame kura yamara kura yama Niba wanamfasha, niba hari 5,000 ufite wabinguza nkajya kureba ku mwana wanjye ku bitaro bamu. ngangahe 5,000. Nukuri waba mfashije. kanyago Ariko mana we. Ndebera we. Urakoze muzi, urakoze nukuri kw'Imana. umenyagageze Nzagaguhera kimwe nukuri. uyabari Imana iguhe kubyara ibibondo rwose muzi kandi urakoze. uyabari Imana iguhe umugisha. uyabari Ngiye bura nta nakurasa naguze. Ntago ari wa mbere naba ndikiye umutwe. Muzambona. Ireza. Turi bimeze bite se? Cyane neza nanjye ndagukumbuye kandi nifuzaga kukubona iyi weekend. Kareka ntago wandusha. How many times did they tell you before you know that Nigeria is not? Sawa rero tuzavugana utaha. Yagenze bite se kandi wowe? Gutitira se. Nabaye paralize. Byagenze bite? Nyine twari turi mu rugo. Papa na mama bari gutongana. Nuko mama papa bagize gutya. Ndavuga neza wigiye ungavuga neza. Twari turi mu rugo. Papa ari gutongana na mama. Nuko papa bakubise mama ifuni mu mutwe.
Mwana mama ari kwa muganga. Nari kwaka ubufasha. Ko wagize ibyago se ukiri mutoya mama. Nari kubaka amafaranga nyine yo kujya kuyivuza ninjye bapfuye. Ayiwe ihangane. None se ngiye kuguhereza amafaranga rero. Utega ujya kureba mama wawe. Dena amafaranga nanasigara uzivuza. Muraba mukoze rwose. Ubuse ko kurayama. Ndayaguha ujye kwivuza se nako atari ibintu wikururiye. Muraba mukoze rwose babyeyi. Nese ubundi we byagenze bite kugira ngo ube gutyo? We byagenze bite? Nyine kugira ngo mbe paralize nari ndi mu rugo ndi kwasi. Noneho ndi kwasi ngo bateka nje mba numvisha abantu ku muhanda bari gusakuza. Numvisha abantu bari gusakuza ubwo nari mfite agashoka mwashize ku ruhande. Nanjye ndiruka ndakata. Ngeze ku muhanda nsanga abantu bari kurwana. Noneho nsanze bari kurwana nsanga umwe ari hejuru urumva undi ari hasi. Noneho wari uri hasi uri hejuru mumukuraho. Noneho mumukuyeho aho kugira ngo bagende umwe agenda gutya ndagenda gutya urumva nuko njyewe wari uri hasi ndamufata. Wari uri hejuru araza arancunga. Abantu basubute hano ku kuboko nuko mpita mba paralize. Musore paralize kira mu minota ingahe? Mukanya wanyereka kuri paralize urajugunya akakanya urakize. N'ibyabaye ubu ntago nabikora. Kujya mutekera abandi urya umutwe n'ukajya ubonekeraho. Ndashaka kuburya jiko rikofi nk'umusazi. Ndashaka kuba yajirangiza akazi kajya kurya ibyana. Ndagaswela haha. Ndashaka kuba yajiko rikofi nk'umusazi. Ndagaswela haha. Ndashaka kuba yajiko rikofi nk'umusazi. Irangiza akazi ndagaswela haha.